ngo hari ibintu abantu bose bateye imbere bose bahurije ikintu cya mbere bose usanga bafite gahunda y'umunsi. Yes. Gahunda y'umunsi usanga hari agenda bafite noneho ugasanga benshi bafite na agenda y'icyumweru ndetse na agenda y'ukwezi. Ikintu cya kabiri bazi kuvuga oya. Ibintu byose bije mu buzima bwabo n'abantu baje n'iki byose ntago bavuga yego, bazi kuvuga oya. Duvuga ngo bazi gusettinga boundaries. Kiri cya gatatu bakora bazi amafaranga yabo, bazi kumanaginga amafaranga yabo. Kuvuga ngo bazi binjiza bazasohora barayagina. Ntago ari ntago batungura uko asohoka. Nta nyatsi babazi. Uraroresha ibintu biti nyatsi. Ariko atari nyatsi ahubwo ari ukutamenya amafaranga agiye no kutamenya ko yakoresha. Amafaranga yaciye mu myanya y'intoki. Ikindi kintu cya kane bakora baha agaciro umwanya wabo, bigatuma hari ibintu byinshi badakora. Umwanya wo kwishimisha wa social, umwanya wo gupfusha ubusa barawugabanya kubera yuko hari ibintu biri ngombwa byihutirwa. Ikindi kintu bakora ni abantu bita ku mibiri yabo, baba disciplined cyane mu kintu ariye, mu kintu anywe, mu gihe aryamiye, mu gihe abyukiye. Ibyo bintu byose urabizi ko bicontributinga ku mubiri ukora n'ubwonko bukora. Kandi kantu kanyuma gakomeye bariga, bakunda kwiga. Muri business ye, mu buzima busanzwe gakomeye. Ikindi kintu cya nyuma ntabwo bita kuri pressure y'abantu bari iruhande. Icyo twakwita peer pressure cyangwa se social pressure. Wangu reka nkora ibintu ukora ko kanaka bikora, reka spending cyaka ngure nuzagira nanjye bambone. Ntabwo ajya muri gahunda zawe ngo amenye ibyawe, agira amashyari cyangwa agendere ku byo wakoze cyangwa ashe gupingana nawe. Ibyo bintu ni ibintu ngo ni imico abakire bose bahurije. Tuvuga kuri kimwe kimwe. Ibyo bintu byumva gute kwanza? Comment washiraho ngaho ni kwanza. Ngewe ndagira ngo ikiganiro kize hari ishusho y'umukire dufite mu mutwe. Mu VIP impamvu iki kiganiro gifite impamvu ebyiri tugikoza. Iya mbere ni ukugira ngo izi ngeso tuze kuvugaho ubu ngubu cyangwa iyi mico nawe urebe ukuntu washyira mu buzima bwawe. Ariko ikindi kintu turagira ngo ni ishusho y'umukire wari ufite mu mutwe ihinduke, kuko muri Afurika twebwe coach uzi ko umuntu aba akibona akazi ka mbere akavuga ati reka nshyireho inda kugira ngo ngaragare nk'umukire. Ubu ni indigenda indagaza urumva. Rero ndagira ngo n'umuvuye yipuza kureba kino kiganiro aze gutahana ishusho. Umukire si wa wundi ugura inzoga nyinshi mu kabare, umukire si wa wundi ugenda mu modoka nziza. Twihuse cyane Ken. Ikintu cya mbere kugira gahunda y'umunsi. Nta muntu n'umwe wateye imbere. Dushobora no kuvuga n'abakire tukabujya n'ikonsesi y'abakire, abantu bakumva umukire ariko turavuga n'umuntu wese wateye imbere, n'abaterete cyangwa se n'umuntu wese ushaka gutera imbere. Kuko iyi mico ntago bayigize ari uko bamaze gukira. It's very very important to understand. Ni ibintu umuntu agira mu nzira yo gukira, yo kujya gutera imbere no kujya kugira ahantu wageza aho wifashe n'umuryango wawe. Ikindi cya mbere kugira gahunda y'umunsi. Nyakunda kuvuga nti vraiment udafite gahunda y'umunsi, nuvuga ngo mu gitoro kigeze ukaba utazi kiri bukore saa 4 saa 5 saa 6 saa ngapi kugera ndataye amasaha mu rugo. Iyo nta gahunda y'umunsi ufite, no kuvuga ngo ibiza byose kuza muri uwo munsi murajyana. Njye mwunda kubwira abantu utegura umunsi wawe ukurikira umunsi ubanjirije. Nugera mu rugo upanga uti sasa amasaha nzaba ndi kukazi, ndetse no ku kazi hari abantu benshi mugira umwanya wa free. Mupanga ibyo murakora muri umwanya wa free. Noneho icya kabiri bazi kuvuga oya. Kuvuga oya rimwe na rimwe mu buzima. Kuvuga oya ibintu biza bikuvana muri gahunda zawe, ukamenya uti yes ibintu byose buriya Kenny uhura nabyo, ideas abantu byose uhura nabyo ku munsi, urebye neza ibintu byakuzamura byaguteza imbere ntabwo birenze 10%. Mu bintu 10 uri buze kimwe n'icyo cyaguteza imbere. Ibaze no kumenya kuvuga oya kuri bya bindi 9. Noneho sasa ikintu gikomeye ni kimwe. Hari abantu ubwoko butatu. Hari abantu bari hejuru yawe, ubona ababyeyi bawe n'ababosi bawe, abantu urebaho, sibyo? Hakaba n'abantu bari kubigira rumwe, ubona aba friends abandi mukorana mugendana n'iki, no akaba n'abari hasi. Abantu bashobora kuba bakureberaho. Rimwe na rimwe kuvuga oya kuri bari hasi biroroshye. Akenshi nta no gubaza abana dusaba cyane. Ariko ukubwira oya biroroshye. Bamwe turi kumwe kubera ko turi inshuti cyane,
usura ngo batutwaye umwanya mwinshi kandi kubabwira wowe bikanga uri hejuru yawe cyane buriya kugira ngo azagutesha umwanya biragoye. Yes, birashoboka, ariko iyo umweretse niba tuvuga ari boss wawe ukamureka kuri umukozi mwiza kandi wubaha akazi, ntabwo yagutesha umwanya, ntabwo azabura ngo ngwino tujye mu kabari. No, biragoye. Ariko abantu benshi muri kumwe biragize aho niho bipfira, cyangwa se famiye nayo n'indi iri class ukwayo. Famiye ugasanga duha amafaranga yuko nyine umuntu ikibazo cyinshi cy'abantu kenshi bavuga ati numva famiye iraransaba nando ngeze mu gihe ndo ndasavinga ndiho ndisuganya bigire gute. Ni yes, ugomba kugira budget, no mu gutanga ugomba kugira budget, kandi wayirenze ukabasha kubabwira oya, kuko nutabwira oya n'ikibazo. So kuvuga oya no kwerekana boundaries, no kwiha agaciro, kandi n'abantu bagukunda bari kubahira kene. Nk'umushinga ngo please uno dukore ibintu nibi byari ibintu ngiye byinga byari bifitiye umumaro cyangwa bitagufitiye umumaro, ukambwira oya. Umwashobora kuba gato ariko ejo nzakuba, ntabwo nzagufata kimwe nka wundi nkorambwira ngo tugende tukagenda. Urabibona ikiri kintu cya gatatu ntabwo tubigitendeho cyane kutumaze iminsi tukivuga. Yes, icya budget wateye imbere ni umuntu uzi ko managinga, uzi amafaranga ye. Yes, aza yinjira, aza asohoka, azi ibintu byose azi ku investinga, bitumaze iminsi tubikoraho. Ibi twabikozeho n'ikiganiro kirambuye rwose cya budgeting. Ikindi nacyo ngo biga daily. Kandi giye bingibi ni ibintu nkora scheduling byanze bikunze, at least na iyo mfite umwanya byose biri settled system maze creating burangiye kuva 2 pm maze gukora digestion, ugeze good 5 pm bade hondiga shaka a new thing, let's say a new thing that's coming up, niba ari AI kambe ni documenta aho ndebi sineze kuba a software engineer ngo mbijye ku program, ariko I want to understand how it works. You have to understand, kugira ngo nzamenye naho bantu nzakoresha, niba n'ibyo nzashoramo uko bizabihagaze, niba ari ikintu gishyashya kiri ube gikeneye new level of marketing, reka niye kuri marketing nubwo muzi ntigeze nkubitanayo. So ibintu bishyashya biri bumfashe muri business, at least ibintu bishyashya biri bumfashe no kuimprovinga mu kazi ukora, ikintu gishyashya hora ibintu hora byevuriwa. Niko nari ngiye kuvuga. So iyo ndi busy rero ubu ngubu nshanga mfite isaha imwe, aho ngiye umunsi nabaye busy cyangiza amanama menshi cyane nk'undi ndi mu bintu byo birasa ibintu bishyashya, kininganiza umunsi nta kantu ndebye, like let's say nta article nsomye, nta good content nkurikiye ngo nandike couple things, umunsi nibwo nicira ubanza pe mba numva atari sawa. Ati ndi nkabone nka cyegi wumva ikintu kigucira ubanza ko hari ikintu tujuje uyu munsi. Yes coach, uri kuri ako kantu ko kwiga, uzi ko hari igihe wiga entertainment yawe ikagera ikaba kwiga. Of course wiki ikindi kintu undi muco mwiza cyane tugomba kugira ni umuco wo kutita ku byo abantu badushakaho, pressure badushiraho cyangwa se societe idushiraho, cyo twakwita peer and social pressure. Cyane nyamwe n'abantu haba diaspora barabizi. Mu diaspora usanga ati twese ugasanga ibigezo nko mu diaspora bose no kugura inzu ugasanga bo barashana ku mazu, uguze 400, uguze 500, uguze 600 kugira ngo barushanwe. Ariko nziza baba barushanwa n'ibyiza byo kugura amazu, rwose ko turushanwa ku nkweto. Barushanwa ku bintu bidafite umumaro. Exactly. So abakobwa bakiri bato ugasanga barushanwa bitewe na nibyo bira trending. Abamama bo mu magusa, abamama igati intebe ngo runaka turusha intebe ngo aturusha televiziyo. Abantu babaye akasa mutwe. Ikindi kintu racyo ni ukuvaluinga umwanya wawe. Ako kantu aho coach uzi ko bigeze kumbwira ikintu cya value your time, umbwira ikintu gituma nibaza icyo kintu cyatumye ntekereza cyane. Urambwira ati ku isaha yanjye ubundi ati mba nkoreye amadolari 400 na renga. So every single slot of my time making sure ko ikintu ndimo ndayikoramo kiruta amadolari 400. Exactly. Time is money. Ako kantu ndago uri kutwe tugatekereza. Time is money. Kandi nanjye nahise mbona ari byo.
umva ni formule yoroshye ushaka wisha aba VIP. Fata umushahara wawe, umushahara kugira ngo tubyoroshye reka tuve ku mushahara wawe ari 100 buri cyumweru n'ibyo uhembwa. 100 rero bigabanya amasaha 40 2,500. so ngo buri saha yawe y'agaciro kawe ugeze 2,500. Utangira kubara buri mwanya wose nk'amafaranga hari ibintu bizagabanuka. Umwanya uta ku marigara, uta mu kabare, uta mu bashuti bwawe uvuga ubucucu, cyangwa se n'umwanya umara uscrolling kuri TikTok na za YouTube chaku kandi uri ibintu bidafite n'akamaro. Umwanya uzagabanuka. Nk'umuntu ureba tuvuge ari YouTube kuko hariho ibiganiro bimufasha, sibyo, mu buryo bwo gutera imbere, cyangwa se umuntu ari muri computer kuko rariga ikintu cya programming kigiye n'akazi ke. Ibyo ngibyo ntabwo ari gutumwanya. Kuko social media twayikoresha twiga, tunakora akazi n'umuntu ufite akazi. Ariko niba kuko ari gusurenga video wasetse wapfuye warije ama challenge y'intuza, that's it, biragoye ko waba a successful person umwanya udafite value gutyo tawubarira mu mafaranga. Amfite twebwe ntago